Uyu ni umurenge wa Nyamirambo wo mu karere ka Nyarugenge. Uyu murenge ufite utugari tune ari two Kivugiza, Mumena, Rugarama na Gasharu. Uyu murenge umaze gutera intera ndende muri gahunda ijyanye n'isuku yewe no gusigasira ibidukikije. Iyo uzengurutse uyu murenge wa Nyamirambo usanga iruhande rw'umuhanda ugiye ukikijwe n'ubusitani burimo ibiti birebire yewe na pasiparumu. Ibi rero akaba ari gahunda ya leta yo gusigasira ibidukikije yewe no kubungabunga isuku mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Abaturage baturiye uyu murenge barishimira ibyiza umaze kugeraho muri gahunda y'isuku no gusigasira ibidukikije. Igikorwa twari turi gukangurira abaturage bacu ibijyanye n'isuku, tubakangurira kugira isuku ku mihanda ya kaburimbo twahawe, tubakangurira kugira isuku mu ngo zabo, ku mubiri, mu buryo bateka. Abaturage twabashyize muri club y'amasuku. Club y'amasuku igiye igirwa n'ingo 100. Iyo club rero ikagenda ireba amasuku mu ngo, kareba abafite amatuwarete, ikareba uburyo bategura indyo yuzuye. Bamaze kumenya ko agomba kugira tuwarete isakaye, ipavomye, isa neza, akabazi ko agomba gukubura urugo rwe, akareba inyuma muri za rigori mu mihanda hose, tukabakangurira gukora. Si abaturage gusa babihamya, ahubwo n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge aravuga yuko ari intera ndende bamaze kugeraho mu rwego rwo gukomeza gukangurira abaturage muri gahunda ijyanye kwirinda umwanda, basukura aho baturiye, gutera ubusitani iruhande rw'ingo zabo, yewe no gushyira sima cyangwa se gupavoma ku mazu akorerwamo ubucuruzi. Ibyo twagombaga kugeraho twabigezeho ko hari nk'ahantu twakoze, aho mwabonaga tugenda twari muri supervision n'ubundi byari igenzura ku byo twari twasize twatanzeho umurongo cyangwa se twatanzeho inama, nko ku maresitora amwe namwe yari afite ibyo atujuje cyangwa se utubari wabonaga dufite isuku nkeya. Mu by'ukuri hari naho twageze aho dufunga utubari kugira ngo bakore ibyo bagomba gukora bijyanye n'isuku. Ubu rero twari turi mu igenzura kugira ngo turebe niba barabyujuje tunabakingurire. Ahenshi rero twagendera ngo nta kabari na kamwe kugeza ubu gafunze, mu twari twafungiye twose twaradufunguriye uko twamaze kuzuza ibisabwa, ndetse n'amaresitora ibyo twabasanga barabikoze bijyanye n'ubusitani, bijyanye no gusiga amarange, cyane cyane twibanda ku bikoni ndetse n'ahahurira abantu benshi bari bategura amafunguro mu gikoni, n'aho bategurira ndetse n'aho babishyira mu mafrigo. Hari aho wasangaga nk'umuntu abika muri frigo inyama zihiye cyangwa se akazivanga n'imbisi. Bijyanye n'ubusitani mu by'ukuri twagize n'Imana, hari akavura, bimeze neza nta kibazo, yaba mu bigo by'amashuri ndetse no mu centre de santé, kuko twagomba kureba ibigo by'amashuri, ibigo by'amavuriro ndetse no mu nsengero. Aha ubundi ugomba gukora pave yarazikoze, pavement, gukora imbuga itari ivumbi, akarwanya ivumbi, imbuga yindi nyine iriho sima kugira ngo turwanye ivumbi cyangwa icyondo, ndetse ahandi hagenewe ubusitani twasaba ko batera ubusitani, kandi ahenshi barabikoze. Ntabwo nta cyatugoye kirimo mu bijyanye n'ubusitani, byarikoze cyane ko twari no mu gihe cy'imvura, aho bitakundaga ko bashobora gutera pasiparumu, ko hari abagira akakubwira ati pasiparumu ntihafata kubera ubutaka bubi, yateraga uruteja nabwo bigakunda, nta kibazo gihari cy'ubusitani. Ubu bugenzuzi bwakozwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge bwabaye nyuma y'uko hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda hagiye hafungwa insengero zitandukanye yewe n'amaresitora atandukanye atari yujuje ibisabwa, ariko benshi bakaba barakoze iyo bwabaga, n'abatarafungurirwa nabo bakaba baragiye batangaza yuko bari gukora ibishoboka byose kugira ngo babashe kuzuza ibisabwa kuri gahunda ijyanye n'isuku, bityo nabo babashe gukomorerwa. Bizimana Bergine, PTN mu mujyi wa Kigali.